Nyuma yuko intumwa y'Imana Yosefu ashatse kwicwa n'abavandimwe be kubera ishyari bari bamufitiye bakamujugunya mu cyobo kirekire, ubundi Nyagasani akamukiza, akaza gutoragurwa n'abagenzi binyuriragaho maze bakamugurisha ibwami mu Misiri. Yarahageze aba mu ngoro y'ibwami ndetse arahakurira. Ariko kubera ubwiza buhebuje yari afite, umugore w'umutware wa Misiri witwa Zurayikha yakomeje kumukunda cyane birenze urugero, kuko yanabanaga nawe iwabo mu rugo ariko akabura uko abimubwira. Nibwo umunsi umwe uwo mugore w'ibwami kwihangana byamunaniye maze acunga Yosefu ari mu nzu wenyine, niko kumusangamo maze afunga imiryango yose y'ingoro y'ubwami kugira ngo hatagira umenya ikiri kuberamo imbere. Ubundi aritaka umubiri wose, yambara n'imyenda myiza. Ubundi abwira Yosefu ati, ubura amaso undebe wese kandi gira vuba ukore ibyo ubona naguteguriye. Nuko intumwa y'Imana Yosefu aravuga ati, nikinze ku Mana Nyagasani umutware wawe akaba n'umutware wanjye wa Misiri, ngendeye inema kuri we, yampaye icyubahiro ndetse anangirira neza bikwiye. Ese urabona bikwiye ko namuhemukira nkamuca inyuma ndetse nkamuhuguza, nkareba umufasha we bidakwiye? Ni ihame ko abanyamahugu batazigera bahirwa. Mu mateka tubona ko imyaka 7 yose Yosefu yamaze mu ngoro y'ibwami yahoraga yubitse amaso ye ntarebe uwo mugore w'ibwami witwaga Zurayikha kubera gutinya Imana cyane. Maze muri uwo munsi, nyuma y'iyo myaka yose, nibwo uwo mugore Zurayikha kwihangana byamunaniye kubera urukundo yamukundaga, maze akomeza kumubwira ati, ubura amaso undebe neza. Yosefu nawe ati, ndatinya ko nahita mba impumyi. Zurayikha nanone arongera ati, mbega ukuntu amaso yawe ari meza. Yosefu aramusubiza ati, mu by'ukuri ikintu cya mbere mu isura yanjye bazarambikaho igitaka mu mva yanjye nimara gupfa ni aya maso yanjye. Zurayikha arongera ati, mbega ukuntu humura neza. Yosefu aramusubiza nanone ati, ndahamya ko nunyihumuriza maze iminsi 3 nitabye Imana uzanyitaza. Zurayikha arakomeza ati, kubera iki utari kunyegera? Yosefu aramusubiza ati, mfite icyizere ko ndi kwegera Nyagasani wanjye kubwo kutakwegera wowe. Zurayikha akomeza guhatiriza aravuga ati, itapi n'amashuka byanjye bikoze mu ihariri, bityo haguruka unkorere ibyo ndi kugusaba. Yosefu ati, ndamutse nkoze ibyo ushaka ntago nazigera ninjira mu ijuru rya Nyagasani wanjye. Zurayikha nawe ati, nimba wanze ndagushirisha muri gereza maze baguha ibihano bibabaza cyane. Yosefu nawe arongera aramusubiza ati, ntacyo byaba bintwaye kuko Nyagasani wanjye arampagije. Hamwe n'ubwo bucakura bwose bw'uwo mugore Zurayikha ndetse no gutera ubwoba kwe, ntiyigeze abasha kwigarurira intumwa y'Imana Yosefu ngo akore ibyo yamwifuzagaho, kuko inzira yose yashatse kunyuramo yamubanye mfabusa, maze kwihangana biramunanira. Afata umwanzuro wo kugaba igitero ku ntumwa y'Imana Yosefu, niko kumusanganira n'uburakari bwinshi ashaka kumukubita. Yosefu nawe ashaka uburyo yakwirwanaho, ariko yirinda gukubita Zurayikha kuko byari kumuviramo ibyago bikomeye cyane, bityo yanga kumukubita kubera yari yishyize mu maboko ya Nyagasani we, ndetse na Nyagasani aramwumva, amuha imbaraga zo kwihangana agatsinda icyo kigeragezo yarahuye nacyo gikomeye cyane, aho atigeze arangwa n'ikibi na kimwe cyangwa se ngo arangwe no gutukana cyangwa ikindi kibi cyose. Muri ako kanya ariko mu cyumba cya Zurayikha harimo ikigirwamana yafataga nk'Imana ye ikomeye cyane, maze niko kugikubita amaso agira isoni z'uko kiri kumureba. Ubundi yiyumvisha muri we ko kiri kumubwira kiti, yewe Zurayikha, wihemukira umugabo wawe Yosefu, mwihorere yigendere. Maze Zurayikha niko kugira isoni afata igitambaro yorosa cya kigirwamana, maze Yosefu amubaza impamvu akoze ibyo. Ubundi aramusubiza ati, mbikoze kugira ngo iriya Mana yacu itambona kuko binteye isoni gukora ibintu nk'ibi imbere yayo. Yosefu niko kumubaza ati, ese uri kugirira isoni ikigirwamana kitagira ubwenge, nticyumve ntikigende? Nye ni gute ntagirira isoni Imana Nyagasani wanjye waremye ibiriho byose ndetse akaba abona ibikorwa byacu byose?
maze intumwa y'Imana Yozefu amaze kubona ko kuguma muri icyo cyumba bishobora kuza kumuteza ibyago bikomeye cyane, niko gufata umwanzuro wo gusohokamo agahunga uwo mugore wari wamubayeho ibamba. Niko gufata umwanzuro wo gusohokamo yirukanka, maze na Zurayika niko kumukurikira nawe amwirukanka inyuma, ubundi afata ikanzu ya Yozefu inyuma ku mugongo maze arayikurura, ubundi iracika, bakomeza kwirukanka bagana hanze. Bihurirana nuko umutware wa Misiri akaba n'umugabo wa Zurayika yari arimo kwinjira mu ngoro, maze ahura nabo bari kwirukanka, umwe ari imbere undi ari kumwirukanka inyuma. Maze Zurayika aratanguranwa ahita abwira umugabo we ati, ese mu by'ukuri ni ikihe gihano umuntu wari ufite umugambi wo kuryamana n'umugore wawe yahanishwa uretse kumushyira mu gihome cyangwa igihano kibabaza? Nuko uburakari n'umujinya bikomeza kwiyongera ku mutware wa Misiri kubera ibyo yarahuye nabyo. Ariko mu gihe intumwa y'Imana Yozefu yo yari ifite umutuzo kuko ntacyo yishinjaga, maze iramubwira iti, dore n'uyu Zurayika washatse kungwisha mu cyaha cy'ubusambanyi, bityo kugira ngo ntagwa muri icyo cyaha ndetse nkanahemukira umuyobozi wanjye, nafashe umwanzuro wo guhunga, maze Zurayika aza nkurikiye anyirukankaho, akaba ari bwo watubonye. Maze muri ako kanya intumwa y'Imana Yozefu abona uruhinja bari bateruye aho ngaho, maze abwira umutware wa Misiri ati, nyuma y'ibyo ndagira ngo uyu mwana w'uruhinja bateruye ambere umuhamya, nubwo ataratangira kuvuga, ariko mubaze araducira urubanza. Nuko umutware wa Misiri arahindukira areba rwa ruhinja ararubwira ati, ngaho ca urubanza. Maze uruhinja kubw'ubushobozi bwa Nyagasani ruvuga nk'abantu bakuru ruti, nimba ikanzu ya Yozefu yacitse imbere, ubwo niwe wari ufite umugambi mubi wo guhemuka, ariko nimba ikanzu ye yacitse inyuma ku mugongo, Yozefu araba ari umunyakuri, ahubwo Zurayika araba abeshya ndetse araba ari we wari ufite umugambi wo guhemuka. Maze umutware wa Misiri niko kwitegereza abona koko ikanzu y'intumwa y'Imana Yozefu yacitse inyuma ku mugongo, maze ahita abwira umufasha we ati, mu by'ukuri uku kubeshya ni bimwe mu mayeri yanyu mwe abagore, wabeshyeye uyu mugaragu kugira ngo wikureho isoni. Maze nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba, umutware wa Misiri kubwo kurinda icyubahiro cye abwira intumwa y'Imana Yozefu ngo ibyabaye byose ntihazagire n'umuntu n'umwe abibwira, kandi asaba umugore we ko yakwihana akicuza ku bw'icyaha yaguyemo gikomeye, ndetse amwita inkozi y'ibibi. Nibyo koko intumwa y'Imana Yozefu yabashije kurenga icyo kigeragezo cyo kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, abasha kwirinda bikomeye ndetse abasha kugenzura irari rye uko ashoboye, kandi na Nyagasani yari yitabaje aramufasha, amukura mu gisebo aho yabinyujije mu ruhinja rutazi kuvuga, akaba ari rwo rutanga ubuhamya, ubundi akaba umwere imbere ya rubanda. Si haciye kabiri mu ngoro y'umwami abayobozi bamaze kubona ko inkuru y'ibyabaye iri kugenda ikwirakwira mu bantu cyane, kandi n'ibimenyetso bikagaragaza ko Yozefu ari umunyakuri, nibwo wa mugore Zurayika yasabye umugabo we ko yashyira intumwa y'Imana Yozefu muri gereza kugira ngo ibyabaye bibashe kwibagirana muri rubanda. Nuko umugabo we nawe aramwumva, maze Yozefu acirwa mu gihome azira ubusa, aho tubona mu mateka ko yamaze muri iyo gereza imyaka 7 yose. Iyi nkuru rero rimwe mu masomo y'ingenzi itwigisha ni ukwiringira no kwegereza Nyagasani wacu mu bihe byose, cyane cyane igihe twumva tugeze mu bibazo bidukomereye cyane, cyangwa se tugiye kugwa mu cyaha kandi imbaraga zacu zabaye nkeya. Nta kabuza Nyagasani wacu azadufata akaboko adukize, kuko niwe mwishingizi w'abemeramana uruta abandi bose. Iyi nkuru tuyisanga mu gitabo Qisasul Anbiya, urupapuro rw'177 kugeza ku rupapuro rw'183.